murakoze cyane. Nitwa Pastor Kanziga Beatrice, nkaba nturutse i Kigali mu itorero rya Bethany Christian Fellowship Church. Niyumvise merewe neza, ubundi muri ntuza zanjye mu miterere yanjye nkunda indabo cyane. Nivuga butumwa hari igiterane cy'abadamu bantumiyemo nicyo cyanzanye. Mu gitondo hazajya haba seminere, nyuma ya saa sita haba igiterane. Turabirarika rero kugira ngo bazaze twumve ijambo ry'Imana. Turi kwiga ingeso z'umugore mwiza wamenye Imana. Uwo nguwo yagize ingeso nziza abera umugabo we ikamba. Abagabo, abamama, abasore, bakobwa n'inkumi mwese kaze mu giterane n'icyo abantu bose. Yego cyateguwe n'abamama ariko kandi igiterane n'icitorero. Turishimye cyane kuba tugejeje kuri uyu munsi. Dufite ibyishimo byinshi cyane. Murabona ko turi hano twaje kwakira umutumirwa wacu, umuvugabutumwa wacu Reverend Kanziga dukunda cyane. Twatekereje mu bavugabutumwa benshi bariho, ariko niwe Imana yadushize ku mutima kugira ngo tuzobane nawe muri iki gihe. Twishimye cyane ubwo twageraga hano ku kibuga cy'indege n'abavandimwe na pasiteri wacu Mushumba, twese tukaba turi kumwe hano ku kibuga cy'indege. Turabinezerewe. Ubundi kandi igiterane cyacu cy'abamama kiri butangire saa 8 z'uyu munsi, tuboneyeho umwanya wo kubiyegereza. Turabiyegereje cyane mu giterane, abagabo, abamama, abasore, bakobwa n'inkumi mwese kaze mu giterane n'icyo abantu bose. Yego cyateguwe n'abamama ariko kandi igiterane n'icitorero. Turishimye cyane kuba tugejeje kuri uyu munsi.
izaba ejo kuva saa 3 dusoze saa 6:30. ubwo andi mabwiriza tuzakomeza tuyabahere mu giterane. dushimira Imana cyane. Haleluya. uyu munsi rero kandi ni umunsi udasanzwe twaje kwakira umuvugabutumwa umukozi w'Imana. Twagiye tuyibona mwagiye muvuga ko mufite seminere, mufite igiterane c'abamama hano muri prime ya Kasarani. Nabaye batumirwa mufite kugira ngo dukomeze turarika abantu baze kumva amagambo y'Imana. Abatumirwa dufite ni umupasiteri cyane ubu nyine usizwe muri iki gihe, umugore w'umunyamurengekazi, umuntu ukiri mutoya, uvuga ijambo ry'Imana, ugifiteho amavuta y'Imana, yitwa Pastor Kanziga. ni reverenti w'itorero riri i Rwanda ryitwa Betami. tukagira revera pasiteri wacu nawe yitwa Desire Ndengeye, nawe ni umuvugabutumwa mwiza cyane, ni umuvugabutumwa ugezweho, ni umugabo wahamagawe akiri muto cyane, uzi uvuga ijambo ry'Imana abantu bakanezerwa. Tutagira ngo wenda tutumire n'abandi bantu bose tubakumbuze kuzaza kumva abo bavugabutumwa bacu. ni abavugabutumwa beza. Rero abari Nairobi, abari hafi, turabiyegereje kugira ngo muzaze tubane mu materaniro. azaba ashyushye, azaba ameze neza, tuzaba turi kumva ijambo ry'Imana ku bwinshi cyane. muri ku expectinga ko iki giterane cyane kizaba kimeze ni gute? muri gutekereza ko iki giterane kizogera? Murakoze cyane. iki giterane uko turi kukiyumvamo ni igiterane twasengeje, mu by'ukuri twaragisengeye cyane. turabonamo imbaraga z'Imana zikomeye. ubundi kandi twari dufite ubwoba bw'ikirere, ariko hari uko twabwiye Imana iri buduhe umuco mwiza kugira ngo abantu babone inzira yo kuza mu giterane. cyabaye ni mu kanya gato, ubu ni saa 8 deja zirimo. turumva igiterane kizaba igiterane kidasanzwe kubera ko turacyumva mu mitima yacu. umunsi rero udasanzwe kaje kwakira umuvugabutumwa ukomeye Revera. reka mu mwanya atangire yivuga iwe ku giti cye. tuguhaye ikaze. murakoze cyane. nitwa Pastor Kanziga Beatrice, abantu bose i Kigali mu itorero rya Betami Christian Fellowship Church. Mani bamugisha. Yego, twaje nk'uko yari abivuze rero ni Revera Kanziga. twaje kumutega hano ku kibuga, muri kubona hari abantu benshi, hari umuvumo y'abantu benshi. ese waba waje kugira gute hano muri Nairobi? ikintu cyanzanye hano Nairobi ni ivugabutumwa. hari igiterane cy'abadamu bantumiyemo, nicyo cyanzanye. hano Nairobi wahabonye gute? ukihagera ucururuka indege, wabonye hano Nairobi hameze? Nairobi nabonye hameze neza. turi i Kigali bari baduciye intege cyane batubwira ngo ku kibuga hameze nabi cyane, hari amazi, hari imvura, ariko twasanze hari ikirere cyiza cyane, ndetse no mu kirere twagize ikirere cyiza. ndabona hasa neza cyane, hari akazuba n'akayaga keza cyane. ni ubwa mbere kugera hano muri Kenya cyangwa ni inshuro nyinshi umaze kuhagera? ni inshuro nyinshi mpatambuka, ariko ntabwo mba nahaje, mba ndi gukomeza ngenda mu rugendo. ariko ndumva ari inshuro ya mbere kuvuga ngo nsohoke inyuma y'ikibuga mbe nagera aha hantu. ni inshuro ya mbere. wabyakiriye gute umunsi abamama bagutekereje akavuga ngo reka tugutumire? wiyumvishe gute kuba uje hano mu Nairobi ari ubwa mbere uhageze? ni gute wabyakiriye? kubera ko ari wo murimo dukora, twebwe iyo badutumiye bakatubwira ngo tuzaze mu ivugabutumwa, tubyumva ku bintu bibiri. kiratunezeza kubera ko kidufasha kuba wategura ijambo ry'Imana, bigatuma nawe ubwawe wakwisuzuma kugira ngo icyo ugiye kuvuga wenda nawe kibanze kigukorereho umurimo ukomeye. twarishimye cyane kubona abamama badutekereza mu bavugabutumwa benshi, bakumva ko iki giterane tugomba kubana. cyaratunejeje cyane. ikindi cya kabiri, twishimiye yuko iby'Imana yashize ku mutima kugira ngo tubisangire. turizera yuko hazaba umusaruro mwiza kandi n'ibyishimo byinshi. murakoze. mu bamama baje kukwakira ndetse n'abandi batandukanye n'urubyiruko kuko barahari, wabibonye gute? wiyumvishe gute ubonye ari we baje kwakira ugituruka hariya bwa? niyumvise merewe neza. ubundi muri ntuza zanjye, mu miterere yanjye nkunda indabo cyane. bampaye indabo biranezeza cyane. mbona abasore, mbona inshuti, mbona abavandimwe baza kunyakira. numvisha ari ibintu byiza cyane. hari n'abantu ntari mperutse,
byanteye emosiyo nyinshi, numvishe nezerewe cyane mu mutima. nk'abantu rero badukurikiranye hirya no hino bari gukurikira cyane cyane abari hano na Nairobi, reka ubabwire ico giterane kizatangira ryari, kiri ryari, bimeze gute, hanyuma tugende kubera ko niho gishikura cananiwe, tuzabakoresha ikiganiro kirambuye. None nibwo cyatangiye, mu gitondo hazajya haba seminere, nyuma ya saa sita haba igiterane. Turabirarika rero kugira ngo bazaze twumve ijambo ry'Imana. Turi kwiga ingeso z'umugore mwiza wamenye Imana, uwo nguyo yagize ingeso nziza abera umugabo we ikamba. Murakoze cyane rero, turabatumiye abantu bari Nairobi, ntimuze gucikwa n'iki giterane, kiratangira none nimugoroba, mwese muhaye kaze koze cyameneza mu giterane. Ariko reka uyu mumama nagira ikintu avuga kuri uyu munsi wa none. Nawe uri kwiyumva gute kuri uyu munsi wa none twaje gutega umuvugabutumwa udasanzwe hano muri Nairobi, uhageze bwa mbere, hanyuma turahita dusoza tukomereze mu giterane. kuri uyu munsi wa none ni umunsi udasanzwe mu buzima bwacu, ni umunsi waduteye ibyishimo, ni umunsi twasengeye, ni umunsi twifujije tukimara kumva ko umukozi w'Imana azaturigana tariki nk'izi ngizi mu kwezi nk'uku. Twarabyishimiye cyane, bitugwa neza, duhitamo kubisengera. Ni ukuvuga ngo ni umunsi udasanzwe, haba mu bamama batoya, haba mu mama bakuru, mu bapapa, mu basore, namwe mwabibonye, ni umunsi udasanzwe kandi Imana yo mu ijuru niyo gushimirwa, yatugeneye uyu munsi. Murakoze cyane. Rero cyatangiye uyu munsi ku itariki 2, cyatangiye saa 8, kirakomeje. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu hari semineri y'abamama bose, ntabwo ari abo muri Ririze bonyine. Izatangira mu gitondo saa 3 kugeza saa 6 n'igice, hanyuma saa 9 hazaba igiterane c'abantu bose muri rusange. Turabatumiye muzaze kumva ijambo ry'Imana, dufite abatumirwa bagiye batandukanye. Hanyuma dufite overnight, dufite kesha kuwa gatanu ejo, izaba irimo abatumirwa benshi bagiye batandukanye baturutse hirya no hino, abaririmbyi ndetse n'umuvugabutumwa wacu Bado tuzaba tukiri kumwe nawe, Revera kuva mu Rwanda Kanziga. Hanyuma kuwa gatandatu n'ubundi giterane kizakomeza guhera saa 9, turabararitse ntimuzabure. No ku cyumweru nuko niko bizakomeza kugenda. Rero turabatumiye muzaze, ntimuzabure kandi ntimuzakereze, kugira ngo muze kumva icyo Imana yaduteganyirije muri iki giterane cyateguwe n'abamama. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.